Tuguhaye ikaze wowe udahwema gukurikira ibiganiro bya Metania TVR, tukwifurize kugubwa neza kandi tukwifurije kungukira mu biganiro tuba twaguteguriye. Imana niguha umugisha. Muri kumwe na Jean Dominique. Nkuko turi mu minsi ya Noheli, nkuko abantu bose ku isi yose barimo kwizihiza Noheli, abantu bari mu myiteguro ikomeye, ibirugo birimo kubakwa, imijyi yose icanye amatara, ni byiza cyane, imeze neza, abantu barimo kugura imyenda myiza, abantu bari guteka neza, abantu bari kwishima, bari kwizihirwa, ni byiza cyane. Imana iha umugisha buri muntu wese. Hanyuma nagira ngo nanjye tuganire kuri Noheli cyangwa se ku kuvuka kwa Yesu, kugira ngo ubwo abantu bitegura, ubwo abantu bahaha, ariko tunaganire ku nkomoko kirimo gutuma abantu bishima. Reka dusenge hanyuma turagaruka tuganira. Mana, turagushimye, tuguhaye icyubahiro, shimiye ubuntu bwawe, shimiye imbabazi, shimiye ko waduhaye Kristo, icyubahiro ni cyawe. Mana, tugiye kuganira amagambo yawe, turasenze kugira ngo Umwuka Wera abane natwe, atuyobore kandi bibe nk'uko ubishaka, umugambi wawe usohore, ijambo ryawe rigere ku bantu kandi uriherekereshe imirimo yawe, tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo. Turasoma mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya mbere, kuko niho hagaragaramo inkuru z'uko Yesu yavutse, nubwo atari cyo cyonyine na Luka abivugaho, ariko turifashisha iki gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya mbere. Turasoma imirongo itari mike ariko kandi si na myinshi cyane, ariko turajya dusoma umurongo tuwuvugeho. Reka duhere ku murongo wa 18. Haravuga ngo kuvuka kwa Yesu kwagenze gutya. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora, babona afite inda y'Umwuka Wera. Matayo hano arimo arahamya Yesu ko ari Kristo, agakomeza yubaka intego ye neza. Hejuru mu mirongo ibanza yari yerekanye ko Yesu yakomotse mu rubyaro rwa Aburahamu, kandi ko yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, kandi ko igisekuru cya Yesu kiri mu matsinda 3 y'ibisekuru 14. Amaze kubaka neza igisekuruza cya Yesu, Matayo akomeza yerekana ibimenyetso by'uko Yesu ari umwami. Nyina Mariya yari yarakowe na Yosefu, ariko mbere y'uko babana, Bibiliya ikoresha ijambo ryitwa kumenyana, mbere y'uko bamenyana cyangwa se mbere y'uko bakorana imibonano mpuzabitsina. Iri ndishyizeho imbaraga kubera ko harimo abatemera ko bigeze babonana. Abantu babonye atwite, bityo rero hano birashaka kugaragaza ko umwana Yesu atari umwana wa Yosefu. Nyamara iyo nda ntabwo ari iy'ubwomanzi, ahubwo yari inda y'Umwuka Wera. Hari imirongo mikeya igaragaza ko uko Abayuda bumvaga igitekerezo cy'Umwuka Wera, babifataga nk'aho imbaraga z'Umwuka w'Imana zamujeho, nk'uko zazaga kuri Samusoni, nk'uko zazaga kuri Sawuli, ndetse nk'uko zazaga no ku bandi bagiye batandukanye. Murongo wa 19 haravuga ngo umugabo we Yosefu, kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Iri jambo kumukoza isoni ku mugaragaro muri Mishina ni inyandiko za Kiyuda zirebana n'amategeko ya Mose, harimo icyitwa sota, gisobanura impaka ku waketswe ko yasambanye. Muri iyi sota hagaragaza umuhango wagombaga gukurikizwa ngo bamenye ko umugore yaciye inyuma uwo bashakanye. Ni nka cya kizamini cy'amazi asharira mu gitabo cyo kubara igice cya 5 umurongo wa 11 kugera kwa 31, aho inda y'uwo mugore yagombaga guhita ibyimba igihe abaga hamwe n'icyaha cyo gusambana, kubera ko kuko cyari ikimenyetso gikomeye cyane. Itegeko rya Mose ryemereraga umugabo kumwicisha amabuye. Itegeko rya Mose ryemereraga umugabo wese wafashe umugore amuca inyuma kandi agahamywa n'amategeko kumuha igihano cyo kumwicisha amabuye.
Ubwo rero icyo Yosefu yasabwaga n'amategeko kwari uguhururiza Mariya, ariko abona ari ukumukoza isoni kuko ari umukiranutsi kandi anamukunda. Ibyo ari byo byose ariko nubwo ari umukiranutsi ntiyashoboraga kurongora umukobwa abizi ko atwite kandi akaba atwite n'inda itari iye. Igitekerezo cyihuse cyari cyo kumubenga. None yagombaga kumubenga ate maze Mariya ntakorwe n'isoni? Bibiliya yatubwiye ngo agambirira kumubenga rwihishwa. Yosefu ntabwo yifuzaga gukoza isoni Mariya mu ruhame nk'uko twabibonye mu gitabo cyo kubara igice cya 5. Ariko se nk'umukiranutsi yashoboraga kwihangana akamurongora? Nubwo umuryango we yari kuba wuzaniye igitutsi cyangwa se icyaha, ikinego ndetse n'ibindi, nyamara uyu mugabo yari mu kigeragezo gikomeye kitamworoheye. Umurongo wa 20, akibitekereza marayika w'Umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari imbuto y'Umwuka Wera. Biragaragara ko Yosefu akirimo gutekereza ibyo kubenga Mariya rwihishwa, ndetse arimo anarwana n'urukundo yamukundaga, ariko arimo anarwana n'amahano yabonye. Marayika yahise atabara n'ingoga akaza mu buryo bw'ibitangaza. Umugambi w'Imana uri gushyirwa mu bikorwa hano. Sinzi niba urimo kubikurikira. Ikintu cy'ingenzi hano ni uko hari mu gihe gikomeye cyo guceceka kw'Imana. Imyaka igera kuri 400 kuva ku muhanuzi Maraki ukagera kuri iki gihe cy'aba Yosefu. Nyamara nubwo bigaragara ko hari igihe cyo guceceka kw'Imana cyangwa se n'abahanuzi bari bakiriho, ariko Matari arahamya ko Imana ijya ivugisha abantu bayo mu nzozi nubwo haba ari mu gihe abandi batumva ijwi ryayo. Umurongo wa 21, azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Yesu cyangwa se Yosuwa ni amazina y'Igiheburayo ndetse na Hosiya, bisobanuye ngo Imana ni umukiza. Ni imvugo shusho ifite ikivuze gikomeye cyane. Azakiza ibyaha by'ubwoko bwe. Uyu ni wo wari umugambi w'Imana kuva isi yaremwa, nuko hari kubaho umwe abantu bose bo mu isi bari gukirizwamo ibyaha. Iyo mpamvu yitwa Yesu. Umurongo wa 20 haravuga ngo, nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo, dore umwami azasama inda kandi azabyara umuhungu, azamwita Emanuweli, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Imwe mu ntego za Matayo igenda igarukwaho nuko Matayo ashaka kwerekana ko ibirimo kuba byahanuwe mu isezerano rya kera. Ibi byabereyeho kugira ngo ibyavuzwe bisohore. Ni Imana yari yarabivuze, yari yarabivugishije akanwa k'abahanuzi. Iki ni igihamya gikomeye tugomba kwibutsa abantu iyo tubigisha, kuko bamwe bumva byari ibitekerezo by'umwanditsi wandikaga. Isezerano rya kera ryuzuriza mu rishya. Tugomba kwerekana ko ari Imana irimo kuvuga nk'uko ibyo yagiye ivuga mu kanwa k'abahanuzi hafi ya byose birimo gusohorera mu isezerano rishya. Uyu murongo wa 22 tumaze gusoma uvuga ngo, dore umwami azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emanuweli, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Ni amagambo n'ubundi aturuka mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 7 umurongo wa 14. Dore uko byari bimeze ubwo Yesaya yahanuraga. Mu gihe ubwami bwa Isirayeli bwari bwigabanyijemo kabiri, mu gihe cya Yesaya ubwami bubiri, Isiraheli n'umwami wayo Peka, ndetse na Siriya n'umwami wayo Resini, bishyize hamwe ngo batere Ahazi umwami w'Ubuyuda.
Ahazi yabuze kwizera maze ajya gusaba amaboko ku mwami wa Ashuri. Nubwo Imana yamusezeranyije kumurinda, ntiyigeze abyiringira. Yesaya yagerageje gukomeza Ahazi, amubwira ko abo bami bombi bameze nk'imishumi yimuriza icumba kandi ko imigambi yabo itazahama. Kugira ngo Imana ihamirize Ahazi ko izamurwanirira, yamusabye kuyisaba ikimenyetso we yishakiye. Ahazi yanze kugerageza Uwiteka amusaba ikimenyetso, ariko mu by'ukuri ntiyari yizeye, ndetse n'ibyo Imana yamubuzaga yari akigambiriye kubikora. Bityo rero Yesaya amubwiye ko Imana imwihereye ikimenyetso iti, nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso. Dore umwami azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, uzamwita Imanuweli. Amata n'ubuki nibyo bizamutunga kugeza aho azamenyera ubwenge bwo kwanga ibibi agakunda ibyiza. Kuko uwo mwana ataramenya ubwenge bwo kwanga ibibi ngo akunde ibyiza, igihugu cy'abo bami bombi wazinutswe kizatabwa. Yesaya igice cya 7 umurongo wa 14 kugera ku wa 16. Yesu rero mu buryo budasanzwe niwe wasohoje ubu buhanuzi. Nk'uko Matayo yakoresheje ubu buhanuzi, turabonamo ukuri kwabyo muri ubu buryo. Yesu yabyawe n'umwari cyangwa se yabyawe n'isugi. Matayo igice cya 1 umurongo wa 25 ndetse na Luka igice cya 1 umurongo wa 34. Kuvuga kwa Yesu kwasohoje ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera. Yesaya igice cya 7 umurongo wa 14. Yesu niwe Imanuweli wacu, niwe shusho y'Imana itaboneka yabanye natwe. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 1 ndetse n'uwa 14. Umurongo wa 24 haravuga ngo, Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we. Yosefu yizeye ko ibyo marayika amubwiye ari ukuri, maze abikora atazuyaje. Yemera kurongora Mariya kandi afite umwana. Mwumve kwizera k'uyu mugabo Yosefu kudasanzwe. Yagaragaje kwizera kwinshi, yemera gukorwa n'isoni no gusekwa, kuko abantu bo bari bazi ko Yosefu atwaye umugore w'umusambanyi, ariko arihangana. Murongo wa 23 haravuga ngo, ariko ntibaryamana arenda ageze igihe yabyariye umuhungu, amwita Yesu. Uyu ni umurongo ugaragaza ko Mariya yasamye ari umwari cyangwa se ari isugi. Ijambo ry'ikigiriki ryakoreshejwe ni iringo, ntiyamumenya kugeza aho yabyariye umuhungu. Ni naryo ryakoreshejwe muri Luka igice cya 1 n'umurongo wa 34. Ese kuki kuvuga kwa Yesu mu buryo bw'isugi ari ingenzi? Icya mbere ni uko bigaragaza uburyo Imana yinjiye mu mikorere y'abantu mu buryo bw'igitangaza ngo ihe umuntu agakiza. Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Icya kabiri bisobanura uburyo Yesu yagombaga kuba Imana kuko yasamwe kubw'umwuka wera. Kandi gatatu bigaragaza uburyo Yesu yagombaga kuba umuntu kuko yabyawe n'umugore. Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 14. Yosefu yise umwana Yesu nk'uko yari yabibwiwe na marayika, nk'uko twayibonye mu gice cya 1 umurongo wa 21. Izina Yesu risobanura umukiza. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Herode yahawe na leta y'Abaroma ku mwami w'Abayuda mu mwaka 37 imbere ya Kristo. Nk'uko tubisanga mu gitabo cyanditswe n'Umuyahudi Josephus cyitwa Jewish Wars kuri page yaho ya mbere, Herode yongeye kubaka urusengero rw'i Yerusalemu kandi yari inshuti na Kayizari.
aba banyabwenge twabonye baje kuramya umwami cyangwa se aba tuvuge ko ari n'abatambyi, ubusanzwe bari abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere, basobanuraga inzozi ndetse n'ubundi bugeni. Abanditsi ba kera batandukanye bavuga ko bari abami batatu aribo banyabwenge batatu, nyamara Bibiliya ntacyo ivuga ku mubare wabo cyangwa ku cyubahiro cyabo kirenze kuba ari abanyabwenge. Bari baturutse iburasirazuba. Iburasirazuba se ni hehe? Ni mu bwami bw'Ubuperesi cyangwa se ni mu bwami bwa Babuloni. Matayo wenyine niwe wanditse iyi nkuru y'abanyabwenge baje gusura Yesu, kandi ibi byuzuza intego ya Matayo kuko yashakaga kwerekana ko abayuda bahoraga bashidikanya ko Yesu yashoboraga kuba Mesiya, cyakora hari ababyemeraga. Aba banyabwenge rero hamwe n'ubuhanga bwabo bari basobanukiwe neza ko umwana wavutse atari usanzwe, kandi abayuda ntibashoboraga guhakana ubwenge bw'aba bahanga. Umurongo wa kabiri, igice cya kabiri. Bari baje ati umwami w'abayuda wavutse ari hehe ko tuje kumuramya? Herode nawe yitwaga umwami w'abayuda, kandi ntiyaranejejwe no kumva ko hari undi basangira uwo mwanya cyangwa se iryo zina. Ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera bwavuze bweruye ko Mesiya azaza akaba umwami. Yeremiya 23:5 ndetse n'igice cya 30:9 ndetse na Zekariya igice cya 9:9. Uretse ko atari umwami mu buryo bw'umubiri nk'uko abayuda bari babyizeye. Baravuga bati akirihe ko twaje kumuramya? Kuramya rero ni ugusoma ibirenge by'umuntu cyangwa se kunamira umuntu. Iri jambo riboneka inshuro 11 mu butumwa bwiza bwa Matayo, igice cya 1:18, igice cya 1:8, igice cya 4:9, igice cya 4:10, igice cya 8:2, igice cya 9:18, igice cya 14:33, igice cya 15:25, igice cya 18:26, igice cya 28:9, igice cya 28:18. Kuramya ni igitekerezo cy'ingenzi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Gifite imbaraga cyane mu gice cya 4:10. Aba batambyi b'abanyabwenge baje kuramya Yesu kandi nta soni zabyo bari bafite. Abanyabwenge ubanza bari biteze gusanga i Yerusalemu ari urujya n'uruza barimo kuramya umwami wavutse. Bashobora kuba rero baraguye mu kantu ubwo babonye ab'ubwoko bwe bameze nk'abatazi ko ari Mesiya. Umurongo wa 3 igice cya 2 haratubwira ngo umwami Herode abyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose. Abakuru b'abatambyi bashyizwe mu bwinshi hano bishatse kuvuga abagize umuryango w'abatambyi bakuru bagize urukiko rukuru rwa Cyuda Sanhedrin. Umutambyi mukuru wabaga uyoboye icyo gihe ababaga baragiye mu zabukuru ndetse n'abakuru bo mu miryango ikomeye y'abatambyi. Herode rero nk'umwami w'isi w'umupagani udafite umwuka wera yaragize ubwoba ndetse n'amakenga menshi ku buryo yari yarujuje abatasi umujyi wa Yerusalemu. Herode kandi yiyumvisemo ko Yesu yari agiye kumukura ku butegetsi. Ku rundi ruhande, abayuda bo bari bishimiye kubona leta y'Abaroma irimburwa n'umunyembaraga Mesiya, ashyigikiwe cyane n'indi mitwe nk'abazerote. Ababo bari agatsiko k'abayuda kitwara gisirikari kari gategereje ingoma ya Mesiya. Twasomye ngo Herode yahagaritse umutima. Kuva abantu i Yerusalemu bazi neza Herode uwo ari we, yari aziho kwica umuntu wese batavuga rumwe. Bari bafite ubwoba bw'icyo yari agiye gukorera uwo mwami wari uvutse. Kuva mu gice cya mbere cy'ikinyejana cya mbere hagiye habaho imitwe y'abayuda yagiye itegura kwigizayo igitugu cy'Abaroma. Icyo gihe amaraso menshi y'abayuda yarahamenekeye.
Rero abari bakuze bumvaga imvugo y'ubwami bwa Dawidi Mesiya yari isobanuye imbaraga ya Kiyuda. Rero hari hagiye kubaho akaga katigeze kubaho mu mateka yabo, kandi mu by'ukuri byaje kuba hagati y'umwaka 68 ndetse n'umwaka 70 nyuma ya Yesu. Byaviriyemo Yerusalemu gusenyuka. Bityo rero Abayuda bose bari bafite ubwoba bw'icyo Herode yari agiye gukorera Yesu wari uvutse. Ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose n'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira aho ariho. Abanditsi bari abanditsi b'amategeko, bakanayasobanura hamwe n'abafarisayo bari bafite imyanya ikomeye mu rukiko rukuru rwa Kiyuda. Bari bazi ibyanditswe ku buryo kuvuga kwa Yesu kutari kubayobera. Bahoraga batekereza ku isezerano Dawidi yahawe mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 7. Kristo rero bisobanuye uwasizwe. Yatekereje ku isezerano rya Dawidi, yongeraho kuza k'abanyabwenge bayobowe n'inyenyeri, akongeraho ibyahanuwe mu isezerano rya kera. Herode nta gushidikanya yahise yiha umwanzuro ko umwami wavutse ari nta wundi utari Kristo. Bati ni Betelehemu mu gihugu cya Yudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo, nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Abayobozi ba Kiyuda bari bazi bihagije cyo ibyanditswe bivuga ku ivuka rya Kristo. Bari banabizi ko ari mu mujyi muto mu birometero bikeya uvuye Yerusalemu. Bari banabizi ko ibyo abahanuzi banditse byavuzwe n'Imana. Isezerano rya kera ryagaragaje ko umujyi Umukiza azavukiramo ari umujyi wa Betelehemu. Uyu murongo wateruwe muri Mika igice cya 5 n'umurongo wa 2. Hano ntabwo Matayo akoresha rya jambo, kandi bakoresha ijambo ngo umutware, bisobanuye igikomangoma, umutegetsi cyangwa se umuntu ufite ubutware. Ibyo niho byateraga ubwoba Herode. Ni umurongo wa 7 avuga ngo nuko Herode hamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Niba koko yaravugiye mu ruhame ibyo kujya kuramya umwami wari uvutse, ab'i Yerusalemu bose bari kuba bamenye ko ari uburyarya. Murongo wa 8 haravuga ngo, abatuma i Betelehemu ati, nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, iyo mubona muze mubimbwire nanjye njye kumuramya. Nta mpamvu yo kwibaza niba aba banyabwenge barashidikanije ku kuri k'uyu mwami Herode. Cyakora birashoboka ko bageze i Yerusalemu kuba nta bihihibikano yo kuramya uwo mwami, ndetse bameze nk'abatabizi, bakiha umwanzuro ko uwo Kristo nta muntu wari umushishikariye cyangwa se nta muntu wari umushyigikiye. Umurongo wa 9, bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igeraho umwana ari ihagararaho. Nubwo bamwe bakibaza uburyo Imana yakoresheje iyo nyenyeri, uru ni urundi rugero rw'uburyo Imana ikora icyo ishaka kugira ngo umugambi wayo ugerweho. Umurongo wa 10 haravuga ngo, babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Abanyabwenge banejejwe n'ibyo Imana irimo gukora mu buzima bwabo. Banejejwe n'uko yongeye kubaha icyerekezo. Ikindi cyabanesheje ni uko Imana yabahaye uburyo bwo kureba uwo mwana w'igitangaza ari we Yesu. Umurongo wa 11, bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya. Barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo, bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi.